Mbonye iki ni igice cya kabiri, ku muntu utararebye igice cya mbere yasubira inyuma akakireba maze tugakomerezaho ku gice cya kabiri. Twari turi kuvuga ku nkuru y'urukundo rwa Israel Mbonyi ndetse n'umukobwa w'igitonore Israel Mbonyi agiye kuba yashyira mu mago, ndetse rero uyu munsi mu gice tugiye kubabwira cya kabiri turaza kuba tunabamenyesha igihe ubukwe bwa Israel Mbonyi buzabera ndetse n'aho buzabera. Ibi byose ntubicikwe mu nkuru tugiye kukubwira, kandi turagaruka ku mateka yihariye y'umuhanzi Israel Mbonyi. Ubundi Israel Mbonyi ni muntu ki, yavutse ryari? Ibi byose nibyo nje kukubwira. Icyo nakubwira rero, nutarutse cyangwa ngo wihutishe, ahubwo ndashaka kumva iki kiganiro kugeza kirangiye, maze ukamenya byinshi ku muhanzi bita Israel Mbonyi. Rero reka dutangirire ku nkomoko y'umuhanzi bita Israel Mbonyi ndetse na kavukire y'uyu muhanzi bita Israel Mbonyi. Rero kanda subscribe kugira ngo dukomeze kugendana neza cyane gatanu ku kandi ujye ubona inkuru zacu ziri update uko zizajya ziba zigezweho. Ubundi umuhanzi Israel Mbonyi ni muntu ki? Nibyo tugiye gutangiraho. Amazina ye bwite Mbonyicyambu Eric, akaba azwi nk'umuhanzi bita Israel Mbonyi. Yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1992. Israel Mbonyi yavukiye mu gace ahitwa yavukiye muri Kongo, muri demokarasi ya Kongo, mu gace kitwa Uvira cyangwa se Imurenge, nk'umunyamurenge. Yavukiye muri Kongo rero ahamara igihe kitari kinini cyane, maze birasa nkaho muri Kongo akimara kuvuka yahamaze imyaka 5, maze mu mwaka w'1997 Mbonyicyambu Eric witwa Israel Mbonyi mu mazina akoresha mu buryo bw'ubuhanzi yaje kuza mu gihugu cy'u Rwanda, aho ubu ngubu basigaye batuye Kimironko. Israel Mbonyi cyangwa se dukoresha amazina ye bwite ari we Mbonyicyambu Eric, yize farumasi mu gihugu cy'Ubuhinde. Israel Mbonyi rero ikintu azwiho cyane nuko akiri mutoya yakundaga igicurangisho cya gitari cyangwa se yakundaga gucuranga gitari. Yakuze yiyumvamo kuzaba umucuranzi wa gitari ndetse yumvaga yuko ari nk'impano ye gucuranga gitari. Mbonyicyambu Eric Israel Mbonyi rero yaje kuba yagera mu Rwanda, maze nk'uko nabikubwiye mu gice cya mbere asanga indirimbo ze zaratwitse. Yarategerejwe n'umuryango we ndetse n'abantu benshi bari baragiye bumva indirimbo ze ku kibuga cy'indege, ariko Israel Mbonyi we ubwo yari yaragiye mu Buhinde yari yarasize koze zino ndirimbo nk'uko nabikubwiye mu gice cya mbere, ariko asiga izi ndirimbo zitarasohoka. Nuko rero Israel Mbonyi agarutse yatunguwe no kubona stade yose cyanange icyo twakwita ku kibuga cy'indege abantu bahuzuye, bakubise buzuye baje kwakira uyu muhanzi Israel Mbonyi. Biramutungura, maze mu kubimubwira bamubwira ko zimwe mu ndirimbo yakoze zatumye abantu bo mu Rwanda bamukunda. Israel Mbonyi we ntago yari abizi, kuko uwo producer wazikoze yagiye asohora zino ndirimbo gake gake, ubwo Israel Mbonyi yari ari kwiga mu gihugu cy'Ubuhinde atabizi yuko izo ndirimbo ze ziri gusohoka. Mu ndirimbo zakozwe hiti ndetse zigakundwa n'abantu batari bakeya, zigatuma ku kibuga cy'indege huzura abantu baje kwakira Israel Mbonyi ndetse bamwakirana urugwiro, harimo nka number 1, hakiyongeraho indirimbo ku migezi. Izo zombi ni indirimbo Israel Mbonyi yazamukiyeho cyangwa se zatumye abantu bamukunda. Israel Mbonyi agarutse rero havuyemo indirimbo ku migezi ndetse na number 1, yaje gukora izindi ndirimbo noneho bisa nkaho bihunduye isura, akora indirimbo zigera muri 5, ariko noneho haza guta iyo njyana yaririmbagamo, ahubwo ajya mu njyana icyo twakita nka rumba ya gospel, aza noneho mu muziki twakita nk'ikinimba, ariko umuziki wihariye nanone. Yinjira noneho mu ndirimbo, ubwo ubwa mbere yakoze indirimbo bita Karame, maze yakirwa n'abantu batari bakeya. Nyuma y'ibyo ngibyo Israel Mbonyi yaje kubatamo indi show, aribwo yakoraga indirimbo bita Icyambu, aza gukora n'indi ndirimbo bita Baho. Izo zose ni indirimbo zagiye zikundwa n'abantu batari bakeya. Ubwo yakoreraga igitaramo muri BK Arena afatanyije n'umuhanzi James ndetse na Daniela,
igitaramo cyitabiriwe n'abantu batari bakeya maze Big Arena irakubita iruzura neza cyane, abantu babura n'aho bajya, amatike arashira. Ibyo byagaragaje yuko Israel Mbonyi akunzwe cyane ku rwego rwo hejuru. Ubundi rero Israel Mbonyi aza ku mwanya wa kabiri ku bahanzi baririmba gospel bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho ku mwanya wa mbere tuhasanga Vestina na Dorcas badutse vuba ariko bakora hit cyane mu rwego rwo hejuru. Ubu ngubu ntago wabagereranya na Israel Mbonyi kuko bari abana bararebwa cyane, bagira views nyinshi kurenza bano bahanzi. Ku mwanya wa kabiri rero tuhasanga Israel Mbonyi, ku mwanya wa gatatu tukahasanga umuhanzi bita James na Daniela bazwiho kuririmba indirimbo nabo nziza cyane zo kuramya no guhimbaza Imana, aho hari nk'indirimbo bigeze gukurana na Israel Mbonyi. Iyo ndirimbo bakoranye na Israel Mbonyi hamwe n'uwo James na Daniela, nimba utarayibonye ushobora kugenda ukayireba, bayita yongeye gucaka. Nibwo ejo rero cyangwa se mu minsi ishize, hashize nk'icyumweru gutyo, nibwo hatangajwe amakuru y'uko umuhanzi Mbonyi Cyambu Eric uzwi nka Israel Mbonyi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, byatangajwe ko yongeye kubona umukunzi cyangwa se yabonye umukunzi. Israel Mbonyi rero amakuru yamuvugwagaho bivugwa yuko ari umusore ukurura igitsina gore cyane cyangwa se ukurura abakobwa, nyine bavuga yuko ari umusore ukundwa n'abakobwa cyane. Muri ibyo ngibyo rero byose byavugwaga kuri uyu muhanzi kuva icyo gihe yava muri demokarasi ya Kongo akaza hano mu Rwanda aho atuye hariya Kimironko. Nakubwiye yuko kuva icyo gihe Israel Mbonyi ntago higeze havugwa inkuru y'urukundo cyangwa se ngo havugwe abantu baba bavukana na Israel Mbonyi. Kugeza na n'ubu natwe twagerageje gucukumbura ngo tumenye abavandimwe ba Israel Mbonyi bundi ni bangahe cyangwa se barahari, ariko nta makuru namwe avugwa kuri Israel Mbonyi ndetse n'umuryango we. Rero nibwo muri iyi minsi hamaze kugaragara umukobwa w'icyuki bamwita Tasha. Tasha rero akaba ari umukobwa mwiza cyane nk'uko muri kubibona ku mafoto. Uyu mukobwa rero akaba yariyeguriye Israel Mbonyi, bo ubwabo rero bakaba baratangaje babihisemo neza cyane, bakaba baratangaje ko bari mu rukundo ndetse kandi bari guteganya kubishyira ahagaragara, ubwo ngo bitegura gukora ubukwe we n'uyu muhanzi Israel Mbonyi. Mbonyi rero ntago nawe yaje kubisha, ahubwo yaje kubipostinga cyane, ari naho twakuye aya mafoto, kuko Israel Mbonyi niwe washyize ano mafoto hanze avuga yuko akundana n'uyu mukobwa kandi biteguye kuba bakora ubukwe bwihuse cyane. Amatariki rero yo gukora buno bukwe na yahe tuyamenye gute? Ubu ngubu turacyari gushakisha ku mbuga nyinshi cyane zose zitwa ko ari iz'umuhanzi Israel Mbonyi, turacyari kumugendaho cyane. Hagize amakuru na make yagaragara, twebwe nka Kamatoki TV twayabamenyesha, maze ukazirebera buno bukwe bw'igitangaza buzaba, cyane yuko abahanzi bose baririmba injyana za gospel bose bazaba bari hamwe n'uyu muhanzi Israel Mbonyi. Bamwe bari kuvuga yuko invitation cyangwa se invitation z'ubukwe bwa Israel Mbonyi n'uyu mukobwa ngo zishobora kuba zatangiye gusohoka, ariko nk'uko mubizi iya mbere ikigera hanze tuzashakisha uburyo ki bwose bushoboka tumenye amatariki ndetse naho buno bukwe buzabera, cyane yuko rero umugisha w'Imana wasanze aba bombi Israel Mbonyi ndetse n'uyu mukobwa nabo ntago bifusha kubihisha, ahubwo bizaba public. Reka rero mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza, reka duhurire mu yindi nkuru ivugwa kuri Vestina na Dorcas, aho bagiye gusohora indi ndirimbo nanone nshyashya igiye kuza muri iyi minsi mike cyane. Ndagaruka nkubwira igihe iyi ndirimbo ya Vestina na Dorcas izagira ku rubuga rwabo rwa YouTube. Nimba ukunda injyana za gospel, reka mwifurize kugira ibihe byiza. Nari Nsabimana Jean Bosco.